nta makuru mfite nari nzi ko babishe barangiye yego ko mana ya ahubwo umva nkubwiye umva murapfuye ahubwo nakazi tumikara cyari muzima wa mwana wanjye se niyo mpamvu namubuze burundu uyu si wa mukobwa wanjye ni narabuze yabaye na nabi sinzi ikibazo yagize yewe reka nkayambire numva ukuntu bimeze umwana sinzi ukuntu bigenda uriya mugabo ko aje avuga ngo umwana wanjye ni ibi ngo nanjye simbizi harya ngo ni papa rero ngo gazi ko ngo narapfuye nese nagazi ko abazimu baba ubu kazi muze twe turabazimu aho kaje kamugara none se napfuye katabizi niyo mpamvu kari kwivuga kabiri umunsi ubundi wishwe ni harya ninjye wagutwaye arantwaye ariko na n'ubu se urambwira icyatumye intwara nyiri icyatumye ngutwara kugira ngo uze twiyunge ariko nta muhungu wanitumika nari nashaka kumutwara biranga nubwo twamwishe mbanza yarongera kuvura banza kera kinazi igisenga banza kera kinazi noneho barapindaho barasenga cyane penda akubise umuriro wenda mu gatuza uracyari nge imbaraga nakoresheje ngo ngaruke ese sha kari gasaza ngo niso tuzabigeza ni ugushaka ukuntu nako twakwica sawa rero kwica sasha none byadukurikira twigendere rero akoze hari ikintu ndi kwibaza ko ducitse bariya bakobwa turi benshi bigenze ikote ryanjye ryagiye ikote ryawe abazimu baritwaye ubwo iki ahubwo icyo ndi kwibaza abantu twari turi kumwe bigenze mva nkubwire noneho nimbabona sindongera kwiruka ndahagarara mbakubite do nukuri basa nawe bakujyana banjyana hejuru y'ikote ryanjye uwama nkakama nkabanza nkagakandagira nese umva se hari ikintu nyiri kwibaza uriya mugabo barafinda bagiye he ariko we uretse barafinda kare wagira ngo bashobora agiye tureke gutinda mu bintu tugende uriya muzi Mariseri ashobora kudusanga hano bigakomera amakuru yabo turayamenya nyuma twagiye ajye nyuma batampa muze tugende ako imvura nayo iraduhemukira reba nk'iki gitoki cyaguye ubu se ko kitambitse mu nzira umuntu aracaho gute ako urabizi reka nyikure mu nzira kaka twashakaga akarwara akangaka kaka ngiye kugukupita twagiye nizere ko gapfuye cyane twigendere ndacyo gaso ubwo bya bigoryi bizi ko binyishe nababwiye ati ninabona ikote ryanjye mwenda bazirika mani kaka bwakagiye nambwe igihe se ahubwo nanjye simbizi nose wari ugiye nari nyarukiye hariya haruguru numvaga ngiye kugatwara nako kakaba akazimu ntituzabura undi dufata oya tuzagafate nanone noneho tugafata duhita tugatwikisha umuriro twagiye
ubundi mana ni igicucu ubundi kuki nahubutse nkirukanka nabanjije kureba ko ibyo nabonye ari kandi wasanga nararotaga ariko uzi ikintu nibutse kanicare ndebe nimba ibyo nabonye ari byo ariko n'ubu ngubu sindabyemera pe ariko ubundi buriya sindi igicucu ubundi ko nicanga nkaba mbona ataha byagenze ute none ariko kankomeze nihangane ndebe bite ko mbona wanze kunsuhuza harya ubwo ngo mwari mwirutse ngo mwari mwirutse twari twirutse se bivuga ureba hano ngo mwari mwirutse ese mwumvaga muri buducike cyangwa urwara n'amatwi ntabwo uri wa mukobwa twavuganaga cyagiye twe twicangaha se ndi none si nese si bwo nkubonye ahubwo harya cyagiye byagenze gute nyine se wamenya byaragenze gute ahubwo nibagije nimba ndi kurota n'ubu uri kurota ndi kurota kandi koko wasanga ari nibyo nyine ariko ntabwo ndimo kurota sha uvuga ko uri uruti rwa mbere ntabwo uri kugira iki salamu Musa Bimeze bite Musa? ni fresh man Biragenda se? biragenda man ubwo umva nyine duhe nagushakaga gasperi vugisha ukuri. umva nyine Eha. muri iyi minsi hari ibintu biri kumbaho nanjye ntazi ibyari ye nahuye n'umuntu nkabona ni umuzimu ariko nanone nkabona ni umuntu Cyangwa uri kurotana bya bintu bye nanjye maze iminsi nekereza muri no minsi. nanjye ubusinda Nanjye yigeze kunkubitara yamuragura akora ibiki? Aranyica burundu. Ariko niba ndi kurota umva nkubwire ubu ngubu n'aka kanya nasuye aho namubonye urumva none uzi ibintu bimbayeho ntabwo nshaka guhura nawe nanone. umva nyine ibintu bimbayeho ni uko ndarebye mbona kwirwa ngwana nawe nadafite uburyo namukubita urumva none hanyuma yankubise urushyi rwa mbere ndakinga gutya ndakweba ankubita urwa kabiri narwo ndarukweba mbona bitazavamo njyewe rero ngiye bitewe n'uburyo ibikovu maje kubiki ubu nabaye mutaraga njyewe niyo mpamvu rero kuba nta n'ikintu nshaka kuvugana nawe buriya nanakirukanka ubu ngubu none niba wanahuye nawe rero muri ubu buryo ikibazo reka nkubwire buriya hari ikintu ngiye kwigaho neza njyewe ndashaka kumenya niba ari umuzimu cyangwa se atari umuzimu nimara kumenya ko ari umuzimu uzaza unambwire nawe na pasiteri nyine umva tekinike nzakorera ngomba kwiga uburyo uriya muzimu nzarwana nawe paka mutsinda niba ari gutyo bimeze rero za nzira twahuriyemo akankubita ibikomere nari maje kubikira nta nubwo nzongera kuzisubiraho ahubwo umva nyine salama basa nari ibinda cya wacu ndakubona barafinda nari mbaherutse yigengo nanjye rutuhoze camusore yigengo yari yaragiye hera barafinda umva nkubwire wa kintu ntabwo uzihimbaho mu kanya oya se yewe urumva n'ubu hari ibintu ndi kwibaza n'ubu sindamenya ibyo ari byo oya se ufite amakuru meza se umva nyine suzi wa mukobwa twabonaga cyagiye tukanarwana nakomeje nekereza nkavuga ati se ubu ni ukurota cyangwa ariko uyu munsi nabwo ngiye hahandi navaga cyagiye igihe nasangaga muri gukaraba nirukanka mvuga ngo ni umuzimu uzi ibintu ankoreye ahubwo nuko mbaye ndi umuntu uzi karate bya dani ndacya izi nimero ziri kumpamagara ntabwo ari iz'umuzimura mbese ubundi iyo nimero ibaho iyi nomero ntabwo ibaho ndi kubona itabaho
ariko ndetse aka ni agatangaza katubyirengagiza katubyirengagiza ibi ngibi urumva ni uko mbaye ndi umuntu wize karate ndi umuntu nyine w'umumasita nyine ndabizi wowe ndabizi wowe ibintu byose uzi ukuntu mbigenjeje ankubise ubwa mbere ubu urakwezi mba ndakweta ankubise ubwa kabiri nabwo ndakweta mbona bitazava bita n'ibikandagaza ufase uzi ko ari kugwegera wa kintu ntago uzi njyewe ibintu yakoze nawe se yababa we numvaga ari njye njyenyine muri kubara inkuru mwebwe izo ziroroshye ngaho kagira inkuru rero njyewe saha izi ngizi ni mu kanya bibaye mu kanya nanjye kandi ni mu kanya bibaye nari ndi kumwe na wa mwana ngo ni Gasore ndi kumwe n'undi witwa Sani noneho turagenda usanga igitoki cyaguye mu nzira tumaze kugisanga cyaraguye mu nzira ndavuga nti reka negure iki gitoki nyikure mu nzira abantu babona uko baza gutambuka sinkuyeho igitoki abazimu babiri baba barazamutse umva ndirukanse ariko saha izi ngizi cyangwa ubwo si babandi twakubitiye ruguru iriya nibo mani nibo naba babiri nese ngewe uwo duhuye ko ari umwe kandi nawe ajya gusa nka wa wundi usibye yuko nyine imyenda ntabwo isa wasanga bahise batandukana ahubwo igitangaje nagende nyarukire bitaza kuba ingaro santare ataza ko batanegera mu nzira mwana burimo buriya urumva wa wundi ngo ni Sani umva bamujyanye ntabwo nzahari nategereje ndaheba umusani bamubitse hano reka nkubwire tugomba kwiga ukuntu uriya muzimu tugomba kumutsinda hari ibitabo biri mu rugo rumva ngewe ndashaka kubisoma rumva noneho nkakuramo nyine tekinike y'uburyo tuzatsinda uriya muzimu ahubwo tugenda tunaganira nese itoni njye hari ikintu irimo kwibuza kuzi ko cyagiye wakoresheje tekinike zose zishoboka bikanga cyagiye nakoresheje tekinike imwe kandi rumva kandi umuntu uza nyine papa nyine yambwiye yuko iriya tekinike bisaba kuyiga rumva ifite tekinike eshatu ariko iyo wize tekinike ebyiri uba wamutsinda rero barafina nzakugira inshuti niyo mpamvu nzahora nkugira inshuti ahubwo rumva ahubwo uri kuzamuka se cyangwa njye nazamukaga ariko rero nidushaka umbabariye wareka tukazamukana ndabizi weho uranasenga mujyane mu rugo mani usengero tubone uriya tubone Sani we nimugire ikibazo tuzamushaka ahubwo reka nkwereke ubu se ndekaho naringiye ariko nta kibazo ugende ndaza kujyayo mu kanya buriya ibintu ni ugufatanya mani ubuzima abantu twazabashyira ni ugushaka uburyo twabashyira